ngira ari njye nawe iri joro nateguye rirabisobanura byose. Mwaje mwese? Twaje twese rwose. Okay, nizere ko ibyo nakubwiye ikibyibuka utaza kwibagirwamo ikintu na kimwe nkahita ngutumura njye nta mikino ngira. Ndabyibuka rwose. Okay, nta mahoro nimba ubyibuka byose. Abantu mwazanye bari he? Bose bari hano hanze. Bari hara hanze? Bari hanze. Babwire baza hano vuba binjira. Mwinjire sha. Mutebuke banguka murakaza neza. Murakisanga iwacu. Muragashyika neza. Murakahagera neza. Mwinjire. Umugeni wacu urakahagera amahoro. Tebuka sha urano turi bugutege. Wagiye wihuta urakisanga sha. Amayi nkamuhunde mwene Suzanne. Niko sha, wowe ikirwaye Kubera none se mbere yuko uzatwa twumvikanye ko utagomba kurenza abantu bangahe? twumvikanye ko ntagomba kurenza abantu Batatu barenga bamitemo n'abansohokeye mu gipangu kandi ahera kuri wowe. Ujye mumenya ko turi muri Covid we. Ariko nta kuntu twakumvikana nk'abantu b'abagabo nk'ukuntu mbere twabyumvikanye ukareka kurinda unsebye imbere y'abagabo nk'aba ngaba. Urinda impindura igisambo imbere yabo. N'ubundi wamaze kuba cyo. Kuzana abantu barenze ku mubare twumvikanye urumva hari ubusambo buburenze. Cyangwa shamba tumure mbasohore mu gipangu cyanjye. Sohoka shamba. Ariko se mwana wagiye wumvikana ko aho wanje twabagera ni namwe ubwo wasanga washa no kuvumba wizanishwa ubugamba aho ngaho. Mana yanjye kuko uzi ko ridatabu kukubise. Biramureba sha. Ngewe ntago nkunda abantu bavuga batahawe ijambo niyo bari nyoko buko nakazana umunwa nawe nakongera nkanamuhoma we. Yamara ibyo bintu bukoze ntago aba ari sawa. Urumva ngiye nyoboye ko ibintu nkoze atari sawa. Kwanze muri no kuninza babandi batatu gusoka papa. We kuri mwe. Musoka se. Musoke we musoka. Hanyuma rero mwebwe basigaye ni mukomeze imihango y'ubukwe bwanyu. Umugabo wanjye tuza gukorana ubukwe wamusohoye. Umva sha, ninde mugabo ugiye kurongora wa mugore? Ni njyewe. Okay, yinjira vavu uzurongora ibyo urongora vavu. Abandi mwese muguma aho ngaho muguma. Aho uri bunyinjirane hano. ntabwo numva ukuntu umukobwa ngiye gukora ubukwe ngiye ndi hanze igipangu sha. Naho se ngewe umukuru w'umuryango. Ni ikibazo kabisa. Ngaho none nguyu wa mugabo ugiye kurongora. Uwinda muzanya ariko rero mbabwira ikindi kintu. Nubundi wa mubare wanjye ugomba kuba winjiyemo ahanga ntabwo ugomba kurenga, hagomba kugira undi muntu umusimbura. Bagara hangaho. Ubwo harasohoka wowe rasohoka kwa. None nguyu rero imihango y'uko mwayikomeza. Nise ko pastor dusezeranye umusoye turasezeranywa nani? Ako mana yanjye none unagorwa. None se mwaje gusezeranira? Oya, gusa byose byari kubera rimwe. Ibi ni ibiki koko? We Gringo. Gringo wakaho. Iringo kanyara muri physique we. Cyana gace sha. Tuza nanga nakubwiye nguki. Warambwiye ngo urahanije ntwakuru ubuko kuko twe twabuzande hano tubukore. None se mu byo nagutije nigeze ngutizamo n'urusengero. Oya rwose rero nawe urabizi. Muri ibihe bya Covid na rusengero rwapfa kudusezeranya. Rero nashugutse pasiteri ambwira ko byose yaza akabidukorera mu bukwe imihango yose kabiri cyane. Ari wowe uri washyize yari hanze ukabyara. Hanyuma njye kutigeze umbwira ko sare njye kugutiza uri burangize uyihinduye urusengero. Ariko si urusengero rwose. Toza shaba pasiteri bikigenda bazo. Wowe urakeka ko yaza kubasezeranya akaza kwibagirwa kakanya keza kawo ko kuvuga ngo utange cya 10 n'amaturo agaseke hafi aho ngaho. Nta gushoka kuyoberwa ahantu. Abadiyakone baturutse kujya kumva ngo ni maturishe kandi nanjye ubwanjye bari kuza kuyamereza. Pasiteri wanjye rero ndamwizeye ibyo ntabyo ari buze gukora. Icyamuzanya ha nuko dusezeranya gusa ubundi akahita yigendera. Bakereka mfe kubyemera naho se bari abantu bandi basigaye hanze bo turaza kubyumvikana aho gute. Nabo nukureba uko wakinjira rwose kuko abasigaye hanze ni se w'umukobwa ndetse na pasiteri nazanye. Ibyo ntako bindebe. Hano harinjira abantu batarubonye twumvikanye gusa. None se tutabeshye koko abantu batanu wabagabanya gute kandi ari imiryango ibiri. Nagerageje kubagabanya banga kugabanyika. Nawe ugerageza urebe. Ako nakabazo koroshye toto sana. Uwa mbere araba ari umugabo, wa kabiri ari umugore, abasi babaye babiri, uwa gatatu MC, uwa kane pasiteri, uwa gatanu ubwo ni umubyeyi w'umwe mu bageni. Naho ubwo umubyeyi wundi mugeni ubwo biragenda gute? Wowe wundi ataho ubwo azaburebera kuri CD nawe. Kandi na cameraman ataraza. Asikegwe. Nusojya ngo njye mbigenze. Urajya ngo polisi se kunambikana ngo narenze ku mabwiriza ya Covid. Wowe wundi atahe ubwo azaburebera kuri CD nk'abandi bose. Ko n'undi wayarenzo wamaze kutwakira iwanyu turi benshi kandi tutanipimishije. Ako sundi batashye bakazaba barongorana Covid yararangiye. Ngo bakazagira bate? Bakazaba barongorana si kinyarwanda mvuze se. Cyangwa nirari bafitanye. Ako ubisirari bafitanyera. Rwose wa mugabo n'undi wamfashije byinshi. Fasha ni rya none n'undi tubikora vuba. N'undi hanyuma tute twitahira kirika. Si ibyo ko. Okay, kugira ngo byemerwe rero. Murabanza gukora ibi bintu bikurikira. Ni ibihe rero? Icyambere. Imihango yanyu y'ubukwe yose igomba kuba mu gihe kitarenze isaha imwe. Ko bitapfa gukunda se. Kidakunda se niki? No korongorana mu isaha imwe se. Navugaga nuko mu isaha imwe tutaba. Mutaba murongoranye nyine nkuko nari maze kubivuga. Yego ko mwami Yesu. Ako Yesu yagorwa ubuse ni ukurongorera. Ntagiye mutuza ko tubazi. Bakwanyumvisha ko atari ibyo nashaka kuvuga. Icyo ushaka kuvuga ni ikihe? Nuko mu isaha imwe tutaba tubasezeranyije ngo babona kozemo n'ubukwe. Ntabwo bikunda rata pastor. Akose pastor wubundi wari hehe? So musohoye hanze se. Mumuzane fa vuba muzane. Ibintu by'iki nawe mushaka gutinza ibintu. Mujyara hirya mujyara kandi mushyiremo na metero.
pastor ngo ntabwo bari abantu wabarongoranisha mu isaha imwe Akiyo mvugo ni nyandagazi. noneho mvuga kubangana vutura tiku tiku kubikana ko pera pera none ibyo bitari nyandagazi Aha. ntabwo bikunda rata pastor ntacyo nabigerageza nkareba ko bikunda. tuma bikunda kuko nimba wumva koko bitakunda murafaha mugende Okay, ntacyo bikora. Sawa ndabikora. si ibyo gusa kuko hano hari n'icya kabiri Ni ikihe rero? kugira ngo abangaba binjiye ahangaha rero bahagome birasaba ko ku mafaranga wamaye ubushize wongeraho ibihumbi 10 bitagenze gutyo murasohokana da Ntacyo ndayaguha ariko bareke baguma ahangaha. ikindi kandi ubukwe bwanyu ndaba burimo kugira ngo mutaza kurenza isaha nabahaye Sawa nta kibazo. kandi nimusakuze mutaza kumfungisha Sawa turabyumva. sawa ngaho nimutangire Noneho pastor wakegera imbere warangiza ukayuragiza iki kirori cyacu Imana iyi mihango turimo y'ubukwe. Senge. Mana ndagushima kaya ambere nyariye. yumvira bibwe navugaga none iwanjye ahirutse urusengero cyo igipasiteri cyaje gushakira umubyizi wanjye Ndagushima ko wongeye gutuma nitwa umuntu ukomeye mu buvuga butumwa kandi utangira ikirori nk'iki biki gikomeye. Ndahamagara Imana ngize muri ubu bukwe ndetse n'abamarayika abadayimoni bararebera inyuma y'igipangu. Ubu bukwe ndabwishimiye ariko umbabare ume n'umwuka wo kugira ngo bya biryo nibihagera tugire icyo twiga. wowe ntabwo wasengera abantu utabi cyangwa ukeka ko Imana ikunda abantu bayisekuriza senga gake we Ntacyo reka nsenga. Kwizina ry'Imana data na mwana na roho yebaba we Mana urongeye urantangaje ariko uyu mugabo turi kumwe nawe umundinde kuko ndabona uyu munsi ari gutuma akazi katagenda neza. Kwizina ry'Imana data ndasengera buno bukwe kugira ngo bwongere bubu bukwe nyabukwe buze busumba ubw'ikana dore ubw'ikana bwakuze amateka buzwi ni Roma uyu munsi. amen 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 mujye mumenya ko Mana amasaha dufite ari make mukomeze ibindi asepati kuna kwishiriko waretse kutuvangira kuko mbavangira iki reba nk'ukuntu mungana ngaha mutigeze munibwiriza ngo muzane n'umuntu ubacungira umutekano ibaze nk'ubu ngo bashinzwe umutekano badutunguye bagahita batunguka ari ntibatujyana twese kandi mwibuke ko musigaranye iminota 50 wajya ko ukabona n'abandi baracyazi do urasumbuje urawe murami ibihumbi 5 bya wenyine tutiriwe tunaburana musigaranye iminota senkani gusa kose n'umundi wa mugani ko tugeze tuzana n'umuntu ucunga umutekano turabigenza gute Ibyo byanciyeho nanjye sinabyibutse tubigenje gute rero? ibyo biroroshye n'ubundi urugo n'urwanjye murongeraho 5 nawo nkubacungire Ariko pati ibyawe nawe byose ni amafaranga. ibyanyu namwe n'ukwica amategeko Sawa turayaguha nawe ugenda ubucunga. utaza kunyinisha ushaka kunyambura we nahita ngo pfuna Sawa ngaho reka dutangire akazi katuzanye. MC tangira akazi kawe hakiri kare. Arakoze umukuru w'umuryango kuma ijambo. Nagira ngo nsabe umusaza ku ruhande rw'umuhungu yakira umusaza mugenzi we ku ruhande rw'umukobwa ubundi tubone gutarama. Unyumvira ibintu mutangiye ibi bisaza se birakirana kangahe ntabwo bisanzwe biziranye hako mwakoze imihango iri ngombwa ibi bisaza bisanzwe bisindana birakirana no mu rugo iwanjye ngo bimare iki mukora imihango iri ngombwa ibindi mubireke Sawa katubikora. mubikore nyine Haryo yashinzwe iki muri rugo. Rero umwanya ugezweho nuwo gusaba pasiteri akigira imbere agasezeranya abageni bacu ubundi ibirori bigakomeza. Pasiteri turakwakiriye. Okay abageni ku mpande zombi mwegera imbere. Muhagarara kigeni. Egera hino. Okay mbere yuko dukora byatuzanye reka mbanze mbigishe gato ariko nabyo ni bituma urugo rukomera. Nkuko mwafashe icyemezo yaba ku ruhande rw'umugabo ndetse n'urw'umugore kubana ni ingenzi. N'Imana yabihaye umugisha. Ariko ibyo byose bisaba intambwe ikomeye n'amasezerano akomeye. Kubahana iyo ni ingingo ya mbere, gukundana ni ingingo ya kabiri ndetse no gushyigikirana ingingo ya gatatu. Iya nyuma ni ukubaha Imana. Sibyo mugeni. Ubwo rero niba ibyo byumvikanye nahita nangira nkababaza. Ese Jizo uremera kubera umugabo Aline? ndabyemeye Nawe Aline uremera kubera Jizo umugore? ndabyemeye Nimba ibyo mubyemeje ko mugomba kubana amahoro ndabasezeranya ku mbaraga n'Imana n'umuriro
ubu uhindutse umugabo nuriya guhindukiye umugore wawe. umukobwa wanjye arashyingiwe. Niko wahisemo. Niba utagira ubwoba nta nubwo ugira ubwoba bwo gufungisha abantu batekereza neza. Asuma bureba nk'umubungwise urabona ko ari umusaza. Yesu! umva urongera gukubita data bukwe gutyo ibiza kuko baraza kubyirengera. Tuza dusoza ibyatuzanye ugabanye imishinya yawe. Umva nawe tusubira kuri gate. Viti. Umujinya. amarangamutima untera umuba w'ibyishimo nyuzuza bituma mbona ko udahari ubuzima bwangora. Ako nagorwa koko. Iwanjye hagiye kubera konseri none. Ibyo ni ibindi bihumbi 5 muri buze kuma. Sawara da pasta komeza imihango yawe. Okay, mbo. Noneho twikurura umugeni wawe tumurebe. Twikurura ibyo twikura shani musanzwe muziranye. Yewe ntabwo nzi ko ufite umugore w'umushinwa. Sorry. Bajya mbibutse ko musigaje iminota 30 gusa. Ngaho ngera utunganye umugore wawe. How did you like a queen baby? Amata y'abashyitsi lady. Urukundo nzaruguha rukurenge kuko urwanjye nta nenge. Sini lenga numva bla bla. Oh let me love you. Ongera umutwikurure. God Joseph forever. Iri joro nateguye rirarangira. Ngaho rero musome. Muri kwitinza ni musomana ariko. Musomane. Ese tuvuge ko ari ubwa mbere musomanye. Ajya ku ruhande nkwereka ukuntu abandi basomana. Ubundi urabanza kamushinga umutwe gutya. Ubundi ukamureba. Ase kujya kunsomera umugore. Ntabwo ngiye kumusoma mwandi kukwereka ukuntu wasoma umuntu wihuse kandi mumenye ko musigaje iminota 10. Umugore wawe se katari mwiza. Okereka nkwereke nkunda ahubwo twabikora. Reba none nguyu sibyo? Ubundi rebere nko kuri uyu nguyu ukuntu abandi basomana. Bya ibintu numva biryoshye we. Iri joro nateguye rirarangira. Ukiri hasi yinjashwa we tutatse gusa wewe. Dore ni ngibi nababwiraga rero ngo nibyo Ito sirara kuri gate we nibyo twakuzanyemo. MC komeza akazi kawe nawe. Aha rero ubu tugeze mu mwanya mwiza wo kwizimanira tukaba dusaba ko abasaza mu Iyo gahunda ninjye wibirebe, iyo gahunda ninjye wibirebe mu mugumya nganje kureba uko mu gikoni bimeze. Iriya njajwe twaje kwa kurugo. Amayi nkamucoma. Muco ntabwo urabana. Ntabwo ndabagana wanje guteka ibindi bintu bikomeye. Ubu se ko musigaje iminota 10 ahangaha izi bushoti zirazabonetse. Yene nagitindira hitishya ku kanya. Burusheti nako kanya zikahita zishya. Okay none ngiye rero unyekereza no mabi. Amaki? Amabi y'abana se ntuyazi. Kareka amabiya na yamucoma ariko. Oya. Ntacyo ugira vuba vuba rero. Sawa. Biswa mama we. Gira vuba. Sawa. Ubu sinabibabwiye ngo umukobwa wacu azarungura. Byari Kamba mutujeho gatoya rero. Ngiye mvara mu gikoni nsanze mucoma bitaracama ariko aramwenga iminota mike birabiciyemo nyine tu. Gasubira kuri gate rero. Sawa. Kurya we. Uyu munsi wo. Kuriye n'urugo mwatuzanye. Indiri gukomanga. Nagira ngo mbibutse ko COVID-19 iri ahangaha. Tuje kwihata ikiboko sha. Mwapfa polisi we. Hano ni muri Action Driving and Language School. Twigisha neza indimi kandi mu gihe gito cyane. Arizo English, French, Swahili, Chinese hamwe n'izindi zitandukanye. Ubona professor mu gihe cy'ibyumweru 2 byonyine permis mu kwezi kumwe. Byombi nta muntu utsindwa. Ushobora kubona certificates mu gihe gito cyane harimo TOEFL, IELTS, DEF, TEF n'izindi nyinshi zitandukanye. Ushobora kumenya gukoresha mudasobwa mu gihe gito cyane. Ikaze muri Action Driving and Language School.